twakire nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu. Nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro muteraniye hano, nitwa Rwakanikora, ndi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidani n'impeta by'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka abanyarwanda twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu zikakitangira, intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Every year on 1st February, Rwanda celebrate National Heroes Day, a national occasion dedicated to honoring and celebrating heroic deeds of individuals who demonstrated profound patriotism, made supreme sacrifices, and upheld values of truthfulness. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 32 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Gahunda iteganyijwe kubera hano nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. I would like to invite the Dean of Diplomatic Corps, Your Excellency Ambassador Charity Munyeruke. May you please step forward and lay the wreath on National Heroes symbol. Thank you, Your Excellency Ambassador. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma yo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari, dufate umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse.
umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika urahumuje. Mugire umunsi mwiza, murakoze.